Uyu munsi turaganira ku nkuru iri gucicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ivuga ku musobanuzi twakunze cyane kuri Rock Entertainment, ku nkuru iri kuvugwa ku nkoranyambaga cyane ivuga ko Rock Entertainment yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese koko niki cyatumye agenda? Bamwe bavuga yuko ari urukundo rwe n'umukobwa bakundanye kuva kera bita Christella, abandi ngo bakavuga ko ari ikibazo cya YouTube channel yari yabashije gutangaza mbere kugira ngo ave mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa koko yahisemo kwimuka burundu atazagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Mu makuru nabashije guhuza uyu munsi ngiye kubagezaho aka kanya, ubuzima bwa Rocky akiri mu Rwanda. Yakundwaga cyane mu myidagaduro, akagira abafana benshi, yubatse izina binyuze mu bikorwa bye yakoraga harimo zira za entertainment, ariko yagiye agaragaza n'ibibazo yahuraga nabyo muri urubuga rwa YouTube channel, ari imbogamizi abashije gutangaza ejo bundi abereka yuko afite imbogamizi muri YouTube channel ye, aribwo yabashije no guhita asohora ibyatangazo mwabonye, aribyo bino ngiye kubashiriraho. Banza utegera amatwi, nimba utabashije kuryumva ubanze wumve uburyo byagenze. Ujije mwese abadukurikira hano, nzanywe n'itangazo. Ntago nsanzwe nza kubabwira ibintu byinshi bijyanye n'amatangazo cyangwa se n'ibindi bintu byo ku ruhande by'ibibera hano. Gusa uyu munsi mbazaniye itangazo ryerekeranye n'iyi YouTube channel yanyu, nanjye dufatanije n'ubundi byose n'ibyanjye namwe. Itangazo rero mbazaniye rirebana n'iyi channel yanyu, nuko nashaka kubamenyesha ko hari utuntu twavutsemo kuri iyi channel yanyu, ariko ibintu biri gukurikiranwa nta kibazo gihambaye cyane kirimo, nta bintu bitabonerwa ibisubizo, ubundi ntabwo tuba twarabivukanye. Nashaka kubamenyesha ko guhera uyu munsi hari channel yindi, ngira ngo muri kuyibonamo aho ngaho, yitwa Kimomo News, ariyo igiye kugicaho ibintu byinshi cyane. N'iyi ngiyi izajya wenda icaho ibintu, ariko iyo channel igiye kugicaho ibintu byinshi. Ndabasabaga rero n'ubundi ko nk'uko mwagaragaje urukundo kuri iyi channel ya mbere ya Rock Entertainment, mugakora subscribe kugeza tugejeje bano subscribers bangana gutya, kuko nabashimiye na mbere. Ni ibintu byiza kandi mwanyeretse ko hari urukundo rwinshi mufitiye ibyo dukora. Nabasabaga rero uyu munsi byanatangiye, iyo channel yindi muri kubona hasi, ntago ndi bubatindere, mbizi ko umwanya wanyu namwe uhenze. Iyo channel yindi muri kubona hasi yanditseho Kimomo News, mugende muri searching, mukore subscribe. Hano hasi muri comment ya mbere ndaza gushyiraho iyo link, muyikandeho mubone iyo channel. Tugiye kujya dushyiraho ibintu, hamaze no kugera ibiganiro byinshi. Guhera uyu munsi hagiye kujyaca ibintu byinshi cyane. Nimba wakundaga ibikorerwa kuri iyi channel, hari ahantu naho kwiye gukandaho, tugakomeza tukajya twibanira nk'uko byari bisanzwe, ndetse no kuba byarushaho. Gusa ntabwo mbabwiye ngo na hano muhave, gusa hari ibintu bikiri gutunganywa hano ku buryo byaba byiza. Amakuru menshi muri no minsi n'ubundi, nimba wakundaga ibikorerwa, mwamaze kumva imbogamizi yari afite kuri YouTube channel ye, ko yabashije no gufungura indi ya kabiri bita Kimomo, Rocky Kimomo. Iyo niyo mwanya rukero mugakora subscribe. Noneho impamvu zatumye zavuzwe ku rukundo rwe n'umukobwa bita Christella, amakuru avuga yuko Rocky yagiye kwibanira n'umukunzi we na Christella. Izi ni stories z'abantu bari kwibarira, twe ntago tuzi ngo bihagaze gute. Bo mu mpande zabo zombi nibo bazi uburyo bimeze, we ku giti cye niwe uzi uburyo bimeze. Ubu Rocky akaba aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe bavuga ko urukundo rwe rwabaye imbarutso yo gufata icyemezo cyo kwimuka burundu akava mu gihugu cy'u Rwanda. Ikibazo cya YouTube channel nicyo yabashije kugaragaza mu minsi iri imbere ataragenda. Yatangaje yuko yagize ikibazo muri YouTube channel ye, ku buryo cyari ikibazo gikomeye ngo cyatubaga yuko ngo yafata urugendo akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akajya kugikemurirayo. Yavuze ko agiye gukemura kiriya kibazo, ko azongera kubatangariza amakuru ababwira yuko igikorwa yagiye gukora cyakunzwe. Amakuru avuga ko yimukiye mu Burundi muri Amerika. Hari abemeza ko Rocky atazagaruka mu Rwanda, kuko yavuze ko ashaka
gutangira ubuzima bushya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bakavuga ko ari urukundo rwe na Christella, abandi bakavuga ngo ni akazi, bamwe ngo yagiye guciringa no muri Hollywood. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Ashobora kuzagaruka mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe kizaza. Abafana b'Abanyarwanda rero n'abandi bari mu bihugu bitandukanye bumva ururimi rw'Ikinyarwanda bamukurikirana, hari abamushyigikiye bavuga ko ari amahirwe mashya kuri we yagize yo kujya muri kiriya gihugu. Abandi bakavuga ko batunguwe no kuba yisheguye mu buryo butandukanye. Hari abibaza ko ibyo avuga ko ari ibyo biriya yabashije gutangaza ngo afite ikibazo muri YouTube channel ye, n'abantu bigeze kumujoyininga muri groupe channel ye, yabashije gutanga hari akamesaje yatangaje avuga yuko abaza abafana be, ababaza ati se nshaka umugore. Amakuru nabashije kubona ni uko nabashije kubona iyo message yari yatanze, abemeje yuko yashaka umugore bari nka 90%. Ubu tugiye kubihuza n'ibiri kuvugwa, hari n'igihe yaba yarasanze umukunzi we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaba hari amafoto menshi yagaragaye ari mu kibuga cy'indege, ari muri kiriya kibuga cy'indege kigurisha intwaro za gisirikare. Abantu benshi iyo video mwarayibonye, nayo ndayibanyurizaho mube muyireba. Ubundi bavuga ko ubu ari gukora akazi muri Amerika. Ubwo se ako kazi amakuru twabashije kugenzura, amakuru avuga yuko ari kwiyubaka, kuganira n'abafatanyabikorwa bashya. Yabonye ngo uburyo bwo gukomeza ibikorwa bye bya YouTube channel akabikomereza muri kiriya gihugu. None ari kumwe na Christella, bikaba bigaragaza ko urukundo rwabo rurimo gukura cyane. Ibyo bigatuma yuko atazigera agaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Urugendo rwa Lucky Entertainment rwerekana ko abantu bafata ibyemezo bitandukanye bitewe n'ibyifuzo byabo. Icyo nicyo gituma Lucky Entertainment ari kuvugwa cyane ku rukundo rwe na Christella. Hakazamo no uruhande rumwe abogamiyemo rwa YouTube channel ye ngo cyangwa kwimuka burundu. Byose byavuzwe, ariko igisobanuro nyacyo kizatangwa nawe mu bihe biri imbere. Mwebwe nk'abafana bari bategereje ijambo rizamuturukaho, yahisemo neza kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ganda gaswingingire